Igihe waba warigeze weza aho wakura muganga gakondo nyawe wijya kure nkuzana igisubizo kirambye. Hano tuvura amarozi y'ubwoko bwose, tugaruza ibyibwe, dutanga umuti uvura inyatsi, dufite umuti uzana igikundiro, umuti wirukana ibisambo, ndetse tuvura n'amahumane. Si ibyo gusa kandi duhumanura ibibanza, dutanga ubutunzi, dutanga viza, tuvura igifu, tuvura impyiko, dutanga umuti wo guca imyeyo, ndetse dufasha abagore n'abakobwa bakunze kubura cyangwa se babuze imihango. Dutanga uruhereko, dufite umuti wo kweza umurima, turatsirika. Ikindi kandi mu gihe wibwe si ngombwa gusiragira, iyo tubikoze naho waba uri hose. Hano tubafitiye umuti mwiza cyane ku bakobwa cyangwa abadamu bacikanwe no guca imyeyo, turabafasha. Dufite n'umuti w'amavangingo bigendana, mugabo akishima, ubuzima bugakomeza, mukenjoyinga neza cyane, yuko urugo rw'umugore n'umugabo bubakirwa mu buriri. Vugisha muganga cyangwa wandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero.